Ibi byuya mu busanzwe ntabwo biba bihumura nabi, gusa bitewe na bacteria ziri muri ziriya areas ebyiri zikora acide, zamara gukora acide, izo acide akaba arizo zituma umubiri wacu ugira impumuro itari nziza. Hari n'abantu batagira ibyuya bitewe na genes zabo. Uzabaze nk'umuntu uba Korea umubaze ati ese ntabwo bijya bikugora kubona ahantu uhahira deodora, azabikubwira ko bimugora kuko abanyakoreya genes zabo ntabwo bajya bakunda kubira ibyuya. Ni nayo mpamvu shop zabo nyinshi uzasanga nta na deodora bacuruza, mbese barihariye. Niyo mpamvu iyo uri gushaka glass skin ukayishakira kuri product za Korean. Ikaze, reka uyu munsi tuvuge ku kubira ibyuya, turebe ese biology ibivugaho iki. Muri dermis layer tugiramo sweat glands. Umumaro wazo ni ukuringaniza temperature iri mu mubiri. Zibikora zite rero? Muri physics twize ko kugira ngo evaporation ibaho, amazi iyo ahuye n'ubushyuhe bita bitanga iki? Evaporation. Kugira ngo ubyumve neza uzitegereze iyo amazi ari kubira. Kugira ngo amazi yevapore bisaba ko hari ikintu gituma ayo mazi ashyuha. Mu mubiri wacu naho iyo dushyushye cyangwa twari turi gukora ibintu bidusaba imbaraga, umubiri uhita ushyuha. Kugira ngo ubwo bushyuhe bugabanuke nuko umubiri nawo ubanza ugakora amazi ariyo byuya. Ayo mazi rero ahita afasha umubiri wacu kwita asohora bwa bushyuhe bukevapora, akaba aribwo natwe tubibona ku ruhu rwacu ko twabize ibyuya. Ako kazi kose gakorwa na sweat glands, nizo zitanga amazi aribyo byuya. Sweat glands zirimo amoko abiri. Hari eccrine sweat glands ziba muri dermis layer mu mubiri wose, cyane cyane ku gahanga no mu ntoki, mu kiganza niho zikunda kuba ziri. Zitanga amazi buzi, mbese ziri very watery ugereranyije n'ibindi byuya. Ibyo byuya biba bigizwe n'amazi hamwe na electrolyte nka sodium na chloride, mbese aba ari amazi ariko arimo n'umunyu. Type ya kabiri ni apocrine sweat glands. Zo ziri active ariko ntabwo ari nyinshi nka eccrine, zikunze kuba mu kwaha na groin area naho inda n'amatako bihurira. Izi mbere yuko zitanga ibyuya ku ruhu zibanza zigakora ibyuya zikabyohereza muri hair follicles. Ibyuya byo muri izi side ebyiri tumaze kubona biba biremereye, bitari utuzi cyane. Ibi byuya mu busanzwe ntabwo biba bihumura nabi, gusa bitewe na bacteria ziri muri ziriya areas ebyiri zikora acide, zamara gukora acide, izo acide akaba arizo zituma umubiri wacu ugira impumuro itari nziza. Nanone ubushyuhe n'ubuheheri biba muri biriya bice nabyo biri mu mpamvu zituma za bacteria zororoka. Ingano y'ibyuya igiye itandukanye, hari abagira byinshi, hari abagira bike, hari n'abantu batagira ibyuya bitewe na genes zabo. Uzabaze nk'umuntu uba Korea umubaze ati ese ntabwo bijya bikugora kubona ahantu uhahira deodora, azabikubwira ko bimugora kuko abanyakoreya genes zabo ntabwo bajya bakunda kubira ibyuya. Ni nayo mpamvu shop zabo nyinshi uzasanga nta na deodora bacuruza, mbese barihariye. Niyo mpamvu iyo uri gushaka glass skin ukayishakira kuri product za Korean. No kuba ibyuya byagira impumuro biratandukanye bitewe n'iyo ngano y'ibyuya tugira itandukanye. Umuntu ubira ibyuya byinshi bishobora kuzana impumuro itari nziza ugereranyije n'umuntu ubira ibyuya bike. Ikindi gishobora gutuma umuntu agira impumuro itari nziza ni isuku, kuko nk'uko twabonye ko muri biriya bice habamo amabacteri ashobora kororoka igihe cyose. Kugira ibyuya byinshi cyane tubyita hydrosis. Turaza kureba impamvu yabyo. Kumenya gutandukanya izi types ebyiri tumaze kubona ni ingenzi kuko bizagufasha no kumenya guhitamo deodora nziza ikubereye. Ikindi ugomba kumenya ni uko atari byiza kwica burundu izi glands kuko zidufasha no mu kuringaniza ubushyuhe mu mubiri. Yego habaho uburyo abantu bazifunga, ariko ibyiza no kuzigabanya aho kuzica burundu. Tuzahure mu kindi gice cya kabiri
kugira ngo naza kubaha ibintu byinshi mukibagirwa ibi bya mbere kandi nibyo by'ingenzi bizafasha kumenya guhitamo deodorant nziza.